Kira Center ongera bivuge nk'intore akira mikoro utambiriza itsoma gutera finga seka kinga ripanje nakana n'imfubye kataribwo rimwe cyenge cyawe tagiye tubarwa niho Kira Center musanzwe menyereye. Twibazaga tuti ninde wemerewe gukora research ku bantu batandukanye, ubwo ni ukugenda aryamana na buri wese abonye. Hanyuma aba bakobwa mureba hano imbere yanyu bari ku ruhande rugira ruti umugabo aba akwiriye guhabwa agasopo kuri ibyo bintu, bakemeza ko umusore ariwe ugomba gukora research kuko aba ataragira amahitamo. Uriya musore mureba ufite ubwaka ko bari bukugaragure bambasha se birashoboka cyane. we rero yemezaga ko kugenda wirira aho ubonye hose nta kibazo, mbega ari umubere. None rero turaje Ndayihaza yarandumva icyo gihe uba wowe ukajya guhagira ku bintu by'abandi. Yes, njyewe ndumva rero kiragiye gupfa azapfa neza usa hariya rero kira aragiye kuzakubitwa inyundo. Justin, reka tuguhereho aho twasubikiye. Ndatekereza neza, niba nibuka neza, haragiraga hati ese Kira Center ntiyaba ari gufatwa nk'umuntu ufite inzu, ariko iyo nzu nubwo ariye akaba atayisobanukiwe, ikaba ifite ibyumba atazi, akaba wenda agera muri salo yakora ishyano wenda akagira nko muri saramanje akumva kubwa inzu yayirangije itajya mu cyumba cyo kuryama gusa. Fata mikoro utubwire bimeze biki. Reka duhereze Pasi nawe abanza mukuruguture twumve. Kira Center zigatumva ntabwo yumva umuhinduye igipfamatwi rero. Impamvu nuko adashaka kumva ibintu turi kuvuga. Buriya iyo ugiye, iyo wahoze yakunze kuvuga igisheke, yego cyari kigikura hejuru no hasi aharyoha ni aho wamurangira akajya akubitira ahantu n'ubundi nicyo ngamije kandi biba bisize mu rugo. Kurya igisheke ntabwo ugihera ku kibishye, uhera ku kiryoshye kugira ngo wenda uze guhaga wariye ikiryoshye. Ahabishye ni he? Aharyoshye ni ahabishye rero, ahabishye ni hahandi hari hakizamuka, bityo bimufasha kwicara ahandi amenye akamaro ka cya gisheke cye yari afite hano kimurutira icya hariya, yumve n'uburyohe bwacyo. Yes, icyo gihe bimurinde kujarajara, bimurinde kujarajara. Noneho wa mugore nawe azagera ahantu agatera kugira umugabo wanjye umbabaza buri munsi, reka nanjye ngende nagera hahandi haryoshye baharye nawe uzasanga ahubwo avumbuye ko uyu nguyu hari icyo yicaga afatireho ari kwiga kurya. Jao Jado Artist Official ku isonga. Mwiriwe neza nshuti bakunzi ba Jao Jado Artist Official Art and Tailoring. Mbanje kubasuhuzanya rero urukundo n'urugwiro n'urukumbuzi rwinshi cyane bakunzi ba Jao. Ahangaha ni ku muyoboro w'ibyishimo, ni ku muyoboro w'ubwisanzure, ufite inkuru idasanzwe, ufite ubuhamya, ufite ikiganiro icyo ari cyo cyose gishobora gufasha sosiyete nyarwanda n'isi yose muri rusange. Ndagutumiye uzatuvugishe kuri nimero 0788259948 cyangwa se 07800220. Uyu muvugana rero ni Jado Artist. YouTube channel ni ya yindi, ni Jao Jado Artist Official Art and Tailoring. Nkuko bisanzwe rero aha murahabona abantu batatu. Ku ruhande rw'ibumoso hari Pasi, hagati hari Kira Center. Ongera bivuge nk'intore. Akira mikoro utambiriza. itsoma gutera finga seka kinga ripanje nakana n'imfubye kataribwo rimwe cyenge cyawe tagiye tubarwa niho Kira Center musanzwe menyereye. Nukabanje ko numva gacengeye. Ku ruhande rw'iburyo turi kumwe na Justin. Mwebwe ntabwo mujya mwivuga nk'intore. Tuzivuge. Baracyashaka gukura. Yes, ako Kira Center nashizeyo.
mwebwe rero namwe turi kumwe ahangaha kuri kamera za Jao ndabasuhuje cyane mumeze neza duheruka ahangaha rero ubushize twari mu kiganiro kigira kiti ese umusore utarashaka urugo n'umugabo ufite urugo ufite umugore ashobora kuba afite abana cyangwa se ataba afite ariko afite urugo yubatse urugo ari mariye uwemerewe gukora research ku gitsina gore ku bagore batandukanye ubwo ahangaha muratwihanganira turavuga dutsinda ibintu bimwe na bimwe kuko iyi cano ntabwo irebwa n'abantu bakuru gusa irebwa n'abana irebwa n'iki niyo mpamvu tugomba gushyiramo ikinyabupfura twibazaga tuti ninde wemerewe gukora research ku bantu batandukanye ubwo ni ukugenda aryamana na buri wese abonye hanyuma aba bakobwa mureba hano imbere yanyu bari ku ruhande rugira ruti umugabo aba akwiriye guhabwa agasopo kuri ibyo bintu bakemeza ko umusore ariwe ugomba gukora research kuko aba ataragira amahitamo uriya musore Kira Center kumvuga Kira Center ariko ntunyeganyega wagize ubwoba ufite ubwoba ko bari bukugaragure bambasha se birashoboka cyane we rero yemezaga ko kugenda wirira aho ubonye hose nta kibazo mbega ari umubere none rero turaje Justin reka tuguhereho aho twasubikiye ndatekereza neza niba nibuka neza haragiraga hati ese Kira Center ntiyaba ari gufatwa nk'umuntu ufite inzu ariko iyo nzu nubwo ariye akaba atayisobanukiwe ikaba ifite ibyumba atazi akaba wenda agera muri salo yakora ishyano wenda akagira nko muri saramanje akumva kubwa inzu yayirangije itajya mu cyumba cyo kuryama gusa fata mikoro utubwire bimeze bite uko bimeze rero genda abona uyu mugabo rwose Kira atazi inzu ye neza nubanga inzu ye ifite ibyumba bitandukanye yego ibyo byumba bitandukanye we araza kuko yumvise ko inzu yayiyubakiye inzu ariye arumva rwose ahagera hafi aho ngaho hatamugoye akumva ko ari byo bizima akumva n'ibyo noneho yakumva n'ibyo we akumva agize amatsiko yo kujya kureba izindi nzu kandi inzu yayisize atazi ko hari icyumba cy'abashyitsi harimo icyumba babikamo ibikoresho mbese ugasanga inzu ntabwo ayisobanukiwe neza uko kudasobanukirwa inzu kwe rero niko kumutera kujarajara yirukanka mu zindi nzu ajya gushaka aho ugasanga ageze no mu zindi nzu noneho yifuje kujya no kureba bya byumba kandi we yabitaye ugasanga wenda ahubwo n'ibyo agiye guhiga mu nzu z'abandi zindi abitayewe reka duhereze Pasi nawe abanza mu kuruguture twumve Kira Center zigatumva ntabwo yumva umuhinduye igipfamatwi rero impamvu nuko adashaka kumva ibintu turi kuvuga buriya iyo ugiye iyo wahoze yakunze kuvuga igisheke yego iyo uhereye ku mutwe ukarya urugingo rwa mbere umanuka ujya hasi ntabwo ubasha kumenya ko icyo gisheke kiryoshye kuko aho wahereye cyari kigikura hejuru no hasi aharyoha ni aho ntiwamurangira akajya akubitira ahantu akaba ari nicyo ngamije kandi biba bisize mu rugo kurya igisheke ntabwo ugihera ku kibishye uhera ku kiryoshye kugira ngo wenda uze guhaga wariye ikiryoshye ahabishye ni he aharyoshye ahabishye rero ahabishye ni hahandi hari hakizamuka nyine we niwe rugero warwizaniye nanjye nirwo nkoresheje hari hakizamuka hejuru ariko birashoboka byaterwa n'igifu cyiwe ashobora no guhera hejuru akanakirya akakimara icyo gihe yakimaze sava nta nubwo yanagenda kuko aba yahaze wajya guca ikindi se wahaze ariko mu gihe yahereye hasi azajya kugera hejuru n'ubundi yahaze avuga ati bye nahaze
urumva bityo bimufasha kwicara handi amenye akamaro ka cya gisheke cye yari afite hano kimurutira icya hariya yumve n'uburyohe bwacyo. yes icyo gihe Bimurinde rwose kujarajara. bimurinde kujarajara nawe nujya kugishaka hariya uzahera haryoshye niba wahereye habishye ugire ngo biratandukanye kandi wahazi iwawe bikibishye ugiye ahandi uhera haryoshye ugira ngo iwaweho ntibyari biryoshye. ubwo rero ingaruka uzagira ni uko ingaruka azagira ni uko wa muntu yasize inyuma aza ubwo urumva uko byagenda kose iyo ageze mu rugo arya habishye kuko aba yumva ko ari ibisanzwe yumva ari ibisanzwe urya habishye noneho wa mugore nawe azagera ahantu avuga ati kugira umugabo wanjye umbabaza buri munsi reka nanjye ngende nagera hahandi haryoshye baharye nawe uzasanga ahubwo avumbuye ko uyu nguyu hari icyo yicaga afatireho ari kwiga kurya agahinda azagira uzagaruka usange nyine inzu irimo ubusa ibyumba babitwaye bikuraramo abandi kugeza ubu urumva ugifite kuburana twagiye ku gisheke kariho manukira ku gisheke imirima y'abantu ntabwo ibihuje ubutaka sibyo hari ubutaka bugira bwo rwona hari n'ubutaka bwera murabyemera niba mubyemera urabyemera birashoboka kuba ari njyewe ubutaka bwanjye bufite mu rwona nabona ubutaka bwa jaho nkareba uburyo bumeze n'uburyo wenda bukuze imyaka nifuza kubuhinga urumva rero kuba nabona kereka mfite ikibazo cyo kutabona ngufatiye mu murima wanjye ntarakwatishije tutaraguze ariko ubundi uko byagenda kose umuntu ajya kwibaza neza ko ashobora kuza gucika amahoro cyangwa se agafatwa akavunika nje n'ubundi cyo gukora iyo research si uko mba ntazi neza ko sibyo ibyo bintu bishobora kuba byagira ingaruka ariko nanone hari igihe mba numva muri njye aribyo bintu bikeneye kugira binkorera ubuzima numva mbinezerewe kuko njyewe niba nababwiye ku ubutaka bwanjye nkambona wapman nibwirabura ukuntu buhora butukuye kandi ngenzi neza ko nafumbire sibyo biransaba rero kujya gushaka ahantu hari ubutaka bwafumbiwe reka gato inshuti bakunzi bajyaho rero kugira ngo tubakure mu rujijo mutaza gucangwa n'ikiganiro bigatuma mutumva uburyohe n'umwimerere wacyo. Ahangaha turi gukoresha ibisheke tugakoresha ubutaka ariko ni uburyo bwo kuzimiza kugira ngo abana bacu dukomeze tubahe uburere bukenewe. Iyi YouTube channel niyo kwigisha abantu cyane cyane bakuze ariko n'abana muri make kuko nabo bayireba. Ntabwo dukwiriye kwanika ibintu ku gasozi niyo mpamvu turi kuzimiza kugira ngo muratwumva namwe ntimuzadutenguhe. Okay, none Kira Center. Yes. Ndacyakubaza. Ndagusubiza. Iyo umurima wawe wavumbuye ko udafite ifumbire. Urawuta ukajya gushaka uw'abandi bafumbiye cyangwa wowe ushaka ifumbire kugira ngo umurima wawe uguhe umusaruro wifuza. Subiza aho hantu. Ndarakana bavuga ngo kwiga kwiza no kwigana. Yego. Urambwira ngo ngiye ndafata umurima si uko nyobeye ko umurima wanjye ikeneye ari ifumbire ariko ngiye ushobora gusanga bwa bushobozi bwa rya tungo n'ifumbire ntabwo mfite ahubwo nkashaka none njye kugira ngo yafumbire nyibone mu buryo bworoheje nkaza kuri wowe wafumbire ushobora gusanga ngiye numva ko kugira ngo mbone ifumbire mu murima wanjye binsaba kuba mfite inka naza nakwegera cyane nakwegera mufatanyije gufumbira ubwo butaka akanga ati ko buraboroye n'urukwavu nirwo rugura make wabona ifumbire ngiye nza muri ubwo buryo. Kavubaze nanone utekereza ko wananiwe guhinga ubutaka bwawe ushobora kugera hari ukabuhinga. Kira Center. Yes. Ikindi kibazo Abanyarwanda baravuga ngo umugabo arigira yakwibura agapfa. Utekereza ko uzabura ubushobozi bwo gufumbira umurima wawe ukaza guhimbira ku mirima byawe yavunitse afumbira erega impamvu ubona umurima wanjye utanga umusaruro ni ibishoro byanjye mani ni ibishoro byanjye naravunitse muhe mikoro umurima nabyumvise we wabonye ko umurima wawe ari rwona wagiye gushaka ufumbire ariko se utekereza rwona nayo iyo itabiwe ahubwo ntabwo uzi gutabira
uzi gutabira wewe ubu ni ukuvuga ngo umurima wawuhingiragaho nyine ukubumura twatsi two hejuru ariko kira menya ko umurima iyo utabiwe bwa butaka bwo hejuru wabonaga ari gatuku iyo utabiwe wera kuruta ndetse kwa kundi wabitekereza wewe uri kujya kuba abandi batabiye aho abandi batabiye none ntabwo mbishana ikibazo baratabiye wewe uri wa wundi ushaka gufata ibyihuse kandi ikibazo hano ukiri ntabwo uri kuhumva ubundi baravuga ngo yambwiye umugani ngo sinzi akagana ambwiye ariko reka mvuga ko ndi kwibuka umugabo arigira yakibura agapfa ariko ngo umugabo ni uburyo utwe yakarenza n'utw'abandi aho baragushuka n'uwo ni umugani utw'abandi ushobora kudutaha agatwe mbese muri make wose none kwiha utwo tw'abandi nitwushyigikiye noneho rero ngiye ku ruhande nari mperereyemo ndavuga nti umusore kanavuga ku musore yego umusore ndemera ko agomba gukora research imbere akabanza yamenya ese uriya murima ni rwona ese uriya murima urafumbiye ese bimeze bite noneho muri ya mirima 5 we yagezeho noneho aragenda ashyira ubwenge azabyaza umusaruro umurima wa 4 nabonye uri imifumbire kabisa ku buryo uriya muhinzi uraryoshye kuwuhinga ariko se wewe mugabo warahinze waratoranije umurima warangeraga guhitamo umurima umurima warerwana nyuma y'uko uwutoranya umurima warawutoranya ni wewe wawishe ugiye rwona umaze kuwugira rwona none ugiye kuyabana ariko ntabwo ibyo mbyumva gutya sekira rwose ahantu tutumvikana ariko oya uko mwangira kose turibuze kumvikana buri mwana w'umusore sibyo wenda tugiye tubigaruka kugira ngo abantu bashe kumvikana bataza kubavuga imirima ngo amatungo ngisheke ngikindi murasaho gake muri terura yego buri mwana w'umusore impamvu uvuga ko uriya muntu ahubwo atari unabikwiriye nje ndumva n'ikigana ndetse gukora narabivuzeho ufashe ibyo kurya bitandukanye natanze urugero ku bishyimbo ibigori ndetse n'ibinyobwa ukarya kimwe kitarashira mu kanwa ugatushyiraho ikindi kitarashira mu kanwa ugafata ikindi uko byagenda kose ntabwo ushobora kuza kumva ibyaryoshye ibyo ari byo sibyo ahubwo buriya iyo ufashe kimwe urubuto rumwe yego akaba ari rwo wihata ukarurya urangurikira icyo si cyo ukabanza ukarwumviriza ukabanza ukumva witubwira ko ari cyo utaza kwemera icyo ndi kubabaza nyine reka tucyumve noneho sibyo ugafata urubuto rumwe ukarurya ukabanza kumva uburyohe bwarwo sibyo nibura uriye nka 2 cyangwa 3 sibyo hari icyo umaze kumva iyo ufashe urundi ubasha kumva ati ese uru rubuto n'uru itandukaniro uko byagenda kose nta bintu byose bazakwica wowe ariko banyishe bate uretse uzavayo ugaruka n'ubundi nyine banza wumve ubundi rero uko byari urumva yahinduye yavuye ku rubuto rwa mbere yumvise urwarirwa yagiye ku rwa kabiri haryo rwa rundi rwa mbere reka mubaze ikibazo gikubitira mu ivi wenda sinzi niba urajya mu mahugurwa cyangwa se urajya ahantu hateraniye abantu benshi iyo wandikishije kunywa fanta undi akandikisha kunywa mitsingi mbega ubwo hari igice cya fanta hari n'igice cy'inzoga inyuma wenda kuri rawundi ya mbere niba wafashe fanta my friend izo nizo ukomeza kunywa paka ya mahugurwa arangiye cyangwa se bya bintu byabahuje birangiye ntabwo ushobora kunywa fanta ngo kandi mu kanya wongere ufate mitsingi bahita bagufata nk'injajwa siko bimeze cyangwa se nk'umuntu utazi ibyo ashaka ntabwo ariko bimeze wowe wandeza uranyemeza nkandi urambwira ko byumva mwashaka ngemere none wowe ndashaka kukubaza watanze urugero ku mbuto niba tuzi ko kirasenta akunda amapapayi sibyo wenda muri komande twakoze hakaba haraje amapapayi wenda 5 ya kirasenta hakaza amapera 5 ya pasi hakaza ibinyomoro 5 bya Justin ni ukuvuga ngo wowe
nujya kurya ku binyomoro ukajya kuvanga n'amapera kandi wariye n'amapapayi yawe bo wenda batanayakunda kuko buri wese akomandinga ibyo akunda muri make uri kunyumva sibyo urumva utazaba ubangamiye Justin na Pasi ku mbuto zabo ako ubundi hari ikintu utari kumva uremera neza yuko muri izo mbuto zose nubwo hari rumwe nahisemo sibyo ntibikwiyeho ko n'izindi nshobora kuba nazisoma banza wumve igaragara wowe banza wumve ubundi hari ikintu bita ngo ni ugukunda niba atari ugukunda no guharara sibyo njyewe nshobora kuba numva ahubwo wowe ntabwo ukunda uraharara ikizima ni uko njyewe ibyo mparaye bihamanye n'umutima wanjye numva kandi byaba binejeje kandi bikora mbikunze kandi mbona byarampiriye ahubwo wowe banza umbaze ngo ubundi wowe ahantu wungutse ni hehe none ushaka kumbwira ngo ibi bintu ntabwo bikwiye kubikora utazi inyungu cyangwa igihombo ngiye nabikuyemo ntabwo twaza oya nta nyungu wakuramo ntazi inyungu zirahari inyungu ntazi usibye gusanga za papayi zariwe na rubanda cyangwa kimwe wenda buriya ikintu utari kumva niba urimo urarya uri ku meza ukajya guca ugahaguruka sibyo uba wijuse ako ntibikwiye ko ejo uzagaruka kuri ya meza kandi ntabwo bivuze ngo uragaruka kuri ya meza urira he mu gitanda ntibikuyeho ko ya meza uyagarukaho ariko bya bindi usizeho yaziriya arazumviriza ararangije agiye dushaka no kumva izindi buryo namara kuzirya nazo arahita agaruka azijugunye ahita agaruka kuri za zindi yari yagize ate yari yahaze ubwo urumva ni uguharara ariko ntabwo ahubwo arabiharara yabiharara ukakabijugunya akongera ubundi rero ibyasigaye mu ngo uko byagenda kose byitwa iby'abana siko bimeze ugomba ushaka kuvuga iki sobanura ese igihe kimwe urakura ikindi ukagaruka banza orohamo ibyasigaye ku meza iyo uhagurutse cyangwa byasigaye mu isafuriya biba byabaye ari iby'abana turabyita amahoro rero nk'umuntu nyiri kubikora sibyo cyangwa nyiri kubishaka ugomba gushaka ibindi ugahindura indyo ntabwo uhora kubona imwe nk'inka uba ugomba kuvanga nyinshi nk'ingurube ingurube irya ibiryo ikarya ibisondori ikarya ibyatsi ntabwo umeze n'ingurube ariko aho ngaho ariko bisobanuye neza ntabwo ukunda imwe nk'inka indyo nk'iz'ingurube si ukuvuga ngo ni ukurya nk'ingurube ariko ingurube ni irya ibintu bitandukanye ni indyo nk'iz'ingurube ntabwo tuvuga ngo ni ingurube ni indyo nyinshi ingurube irya indyo nyinshi ariko se ugenzuye wasanga buri ingurube ikunda iki ikunda iki nta na kimwe ibyo ihawe byose irarya kandi biryoha ariko bagabo twibwiye ko ubwo ni ukuvuga ngo iyo uvuye aha mu rugo rwawe reka tubivuge gute kugira ngo ikiganiro babyumve neza iyo uvuye mu rugo rwawe uvamo urukunzi kuko atubwiye ko indyo nk'iki nk'iz'ingurube iyo witegereje ingurube usanga ibiryo byose ibiryana peki nta na kimwe isubiza inyuma bishatse kuvuga ngo kira waravuga ati jyewe iwanjye mba naratanze umusaruro ariko ntajya no gutanga umusaruro ahandi ahandi bazakica none se umusada baba bawugusanze umusada wo kwiba nta muntu barapangira umuganda kandi ataza mufite ikibazo ariko ukareba ko bati hari ahantu uriya muharo w'uriya muntu bitewe n'imbaraga nke afite ntibamuca amande orohamo aba ari umuganda se waca amande aho ngaho utawugiyemo aba ari cyo kibazo aka kantu kumve njyewe niba mbonye kwa jawe urumva banza wumve uri umwe n'urugero kandi ufite imbuga ngari ufite n'imirima isa nkaho nyine nayo yagutse iyo uvuze ngo umuntu akora umuganda ku murima we mani nkaba mbireba nkabona ko urakora ariko wajya hagati ukananirwa bitewe n'uko uri umwe sibyo njyewe ufite bugufi ngomba kuza guha umusaada mani atawugusaba yes mbona bikenewe niba hari uwavuze ngo mukore umuganda buri muntu ku isambu ye uwo muntu aba yabibonye ko ibintu bikenewe noneho nanjye nka kira ndabirebye wakoze ugeze hagati urananirwa kandi njye mu by'ukuri nshobora gusanga ntimubyumve nasi ndi gupfa ubusa njyewe mbone natanze uwo musaada nta kintu byaba bintwaye
njyewe ndaza ariko kira ku rundi ruhande ndamwumva nakuvuga ngo baza wumve impamvu mwumva niyi ashobora ntabwo aba yabonye ko njyewe nkwiriye guhabwa umusada ari we ubyibwirije ahubwo birashoboka ko mukangewe reka noneho tuve mu by'imirima tubivuge noneho kugira ngo abantu babyumve tutazabacanga bavuga bati si imirima ni iki n'ibisheke birashoboka ko mukangewe ahubwo aba yaramutakiye avuga ati ariko buriya mfite ikibazo ntabwo ngewe nyurwa okay noneho kira akazaza gutanga umusada kuko yumvise ko hari aho ntageze okay ariko ntabwo kira ubwe ashobora kwicara cyangwa kureba ngo ahite yibwiriza ko uwo musada ukenewe nta maganya yumvise muri make y'umwe muri twe aho ndahumbiye okay ariko se urasobanura iki ariko nsobanura ni iki none ko kiraje mu rugo rwawe wowe uri iki imbere ya kira njyewe icyo gihe aba yagize inkende aba yaminduye inkende n'agasuzuguro kaba karimo ariko nanone kazanwe n'andi ibyo ni ubuvoronteri mba ndi gukora amabishake ntabwo kandi nagusuzugura ahubwo banza wumve kugira ngo wa murima wawe ugire isuku buryo n'undi muntu uzaza akabona ati hano hantu hari isuku ni uko nakoranye ubushake nagufasha sibyo hanyuma se nta bufasha yakwatse ese aho none umunsi banza wumve biragenda ubundi banza wumve kirazira gufasha umuntu igihe akubwiye ko bikeneye gusa ahubwo we fasha umuntu igihe ubona ko ibyo bintu bikwiriye kuba ubufasha bwatangwa sibyo ariko kira ko nta mukene utera inkunga umukire kuko hari byinshi abamurusha hari akantu mu gihe wakuwe na bushobozi bwa runaka wowe nta bushobozi ufite bwo kumutera inkunga ahubwo ni agasuzuguro bro banza wumve ahubwo hari igihe kigera ukabona ko wa muntu kuko ari wari ukenewe ukabona ko ubwo bufasha wenda igihe ubiboneye wowe mugabo banza wumve hari akaganiro hari akakuru nigeze kumva ariko ubu nta muntu wagize nk'umuntu usanga yaguhaye umusada hari nahita amenya neza yuko uko byagenda kose intege nke zanjye njyewe nkakira kubera ko ibyo bintu n'ubundi nzi ko ari utuntu twanjye nzi neza ko njya gutanga umusada nyine nanjye aho mbona byagenze gake nanjye nakumva kuko byagira hari igihe mfata umwanya wo gutanga imbaraga ahandi nanjye banze ko ibyanjye birindimuka bisenyuka baje kumfasha ibyo nabishyigikira hari akantu numvishije umutanzi urugero ku mukene n'umukene ko pasa tubwiye umukire yarifashe yumva ko yujuje nta na kimwe ashobora gukenera arangije arakorotira arabana fureshi urumva arakorotira ku buryo umukene baturanye atabona n'ahantu apfumurira birajye no kuba yarahurayo rimwe ivunja murabizi imvunja iramwinjira imaze kumwinjira iramuzengeza bya hatari agataka wa mukene akamwumva urumva arataka kuko bose n'ubundi basa ubwo ya umugore n'abana nta wari uzi ibijyanye n'ibyo vunja ariko yumva umukene arumvisha uburyo ataka yumva ko iki kintu kizi uzi ikintu yakoze nubwo bari baramufungiranye yagize gutya afata agakwasi akarenza urugo ati mwakakira aka kantu mugakiza uwo muntu urumva ko numva yazengerejwe kandi kamufasha yatanze ubufasha aho ubufasha aho batatekereza ntibamusabye ariko yabutanze batari bazi ko ubwo bufasha bwakenerwa bafunze bazi ko biyujuje bikwije hari igihe wowe ushobora gukora ikintu urumva ukumva ko ewana urabishoboye nta wundi muntu mu buzima sibyo waza gukora ibintu nk'ibi nkawe kandi mu buzima nta muntu wigira ngewe akabazo rero nshaka kukubaza naka wowe mugabo wagiye gukora research hariya yewe research iranakunze iranayikoze hari inyungu uri bukureyo ni iyihe uri bugaruke mu rugo uvuga uti ngiye namenye iki uko byagenda kose ni indyo wahinduye ushobora gusanga ngewe navuye mu rugo ndi umuceri ariko nawe iwawe muriye ari umuceri uriho amashu nkawanjye nawuriye ari umuceri w'ibishyimbo sibyo
ese ibyo si bitandukanye njyewe nyuma y'ibishyimbo navuguruye Imana dore ingaruka rero nshuti bakunzi bajyaho rero impaka zibaye ndende aha muri iki kiganiro ese mwebwe murabona Kira Center ari mukuri cyangwa se abashiki bacu nibo bari mukuri namwe aho muri komenti muvuge uruhande muherereyeho murabyemerera okay Justin twagiye none se ugarutse wawe wariye umuceri uriho udushu dutetse neza iwawe wabyara ibishyimbo uravayo wongera ugaruke kurya bya bindi urava kuri bya bindi byiza wisi byiza wabyita byiza nugera iwawe uragaruka kuri wa muceri uriho ibishyimbo cyangwa ubwo iwawe ikibazo kirahita kivuka kuko ikibazo mu rugo batetse udashaka unyumve neza kuba babitetse ni umuceri n'ibishyimbo ahandi ndiye umuceri n'amashu bari bambashije ngo ahantu bawumva wenda wungukira he sibyo je ahantu akuye ko nungukiye nahinduye indyo ni imwe ariko hari akantu kahindutseho ku mutetsi ariko ujye uvuga wibuka ko yaryo wayisiga hagatwe genda ubwo duherukana narakubwiye nti nubona pasi asa neza sibyo ukabona rwose asa neza arambara akaberwa ibyo ni ibishoro byandi byajawe none rero niba ushaka ko n'umugore wawe asa nk'uriya pasi uri kwifuza fata ibishoro nawe umumeneho reka nkwekereze buriya za mboga aziguriwe kwanga kugura imboga ikibazo ntabwo mwishanu kiri ikibazo si ukugura bya bindi ahubwo iyo gishobora kuyigura ntumenye uburyo wenda niba ari imyambaro ntumenye igihe ikenerewemo ahubwo njyewe niba mbonye pasi nkabona ewana ameze fresh sibyo yego njyewe ngomba kumwegera amazi byace mu zindi nzira kugira ngo mbe mubona gutya sibyo negera ndimo ndabona n'ubundi ntuze kugaragara icyo gihe kandi aho pasi umubona nuko njyewe navuye ntabwo mbibona ngo ndabitanga ari kure y'ingingo turi mugarure mu murongo turi kuvuga ngo turi kureba hagati y'umwana w'umusore wowe hari indi ufite ariko ntiyakunyuze urumva ariko nta n'imwe ararya n'undi utarabona n'imwe ukeneye nawe kandi kuzibona ushaka kumenya indi imunyura ni iyihe muri izi nkunda umuceri nkunda igitoki nkunda ibirayi nkunda iki muri bya bitoki n'ibirayi yahisemo igitoki yewe igitoki yagitsindye hariya ararya igitoki ntaragitsinda warashaka kubanza kuzengurukamo mu gihe wowe wahisemo umuceri niwe warangije guhitamo urawibitseho iwawe uriye wa muceri urawuhaze ukase no ku gitoki mu gihe hariho wa twirengagiza bibaho ko warya imwe koko nibura da niyo ugomba kuyirya kuko wowe wahisemo hariho undi ugishakisha iyo arya bimara wataragira aha ngaha nubwo turi gukoresha amafiriti n'ibitoki n'ibiki byose ariko ntiwirengagize ingingo turiho mu gihe wabimaze wa mwana atarakora risaci ntuzaba umuhemu ariko reka ikindi wumva uruhamo njyewe niba wenda n'urugero uwo nguwo arimo arakora risaci mu rugero rwe sibyo kandi nanjye ndimo ndakora research mu rugero rwawe iki kandi wararisobanura wowe research yawe yabaye successful ugira n'ibyo uhitamo iwawe mu rugo ese waba wumva impamvu ahubwo nshobora kuba nanagaruka nkongera nkayikora njye ndi kumva retour d'âge ahubwo njye ndumva Kira hari etape yasimbutse icyo bita retour d'âge urakizi ubundi urakizi ndacyumva retour d'âge ni iki ubwo muri Rwanda hari ibintu wakabaye warakoze mu myaka runaka ushaka kugaruka inyuma ugakora kandi byarakurenzeho aha none se ko mwe murumva nta bandi bantu bangamira ibyo aha aho ngaho muramfashije urambwira ngo hari ibintu nakabaye narakoze ahubwo ndimo ndaza gukora ubu muri make kandi hari abandi babyemerewe ahubwo warabirenze wibuke ko icyo gihe nakinyuzemo hari ibintu nakabaye nkunze ko munyorohereje hari ibintu nakabaye narakoze sibyo ariko njyewe Kira ntabwo nigeze mbikora
urimo byumva ahantu mba mfite ishingiro yo kujya gukora none research sibyo bya bintu nahisemo pe ndanabyumva ariko nje gusanga hari igihe hari amakuru numvishe cyangwa wenda hari ukundi kuntu mbibona nshobora kuza kuba ese wa mugani ndamutse niba ari uyu muceri warya ku gitoki nkumva mfite ishingiro kwa ko nari umuceri narawumvishe ndarifite ahubwo banza wumve uriya mutipe njyewe nubwo murimo kubimbwira kuriya simbyemera gutyo uwo mutipe naramukavuze ngo agiye gukora research nagiye ahubwo azakomeza nyine yihere muri ibyo ntagiye cyo guhitamo azagira kuko byagenda kose banza wumve narya ibirayi akarya ibitoki akarya ibishyimbo akarya inyama akarya umuceri akarya ifiriti akarya ibiki sibyo n'utundi tuntu azabihaga ahitemo ntabwo bishoboka azabihaga ubihaza ute abantu bose banywa inzoga zimwe abantu bose banywa inzoga zimwe cyangwa abanywa fanta bo banywa fanta z'ubwoko bumwe hari ukunda stro hari ukunda oranje hari ukunda panache hari ukunda sprite n'izindi ni ukubera ko zose yazinyoyeho aravuga ati ngiyi ni inyura niyo azajya anywa habaho gukumbura kirasenta watsinzwe mera umva impamvu nabyemera kuko byagenda kose ikintu utarakiriye ntiwagikumbura sibyo ntiwahitamo iki kintu utaragifashe ari nayo mpamvu hari umuntu unywa turubo ariko atangwa sikoro 5 akakubwira ati ngiye sikoro nta kintu imarira iroroha cyane ariko wibuke ko hari n'umuntu unywiye sikoro kuko tuvuga se wa muntu azakumbura ibyo yabanje kumva urumva yabanje kubyumva ntiyahisemo yabanje kubyumva byose arabihetura ageze hano kuri finale yatekereje neza aravuga ati ariko buriya wakumbura nk'agapanashe nkaba ari nako nkomerezamo urumva mu gihe wowe wamaze guhitamo ukavuga uti dore panashe ndayinywa ejo mu gitondo wagera akavuga ati asike panashe ndayihaza icyo gihe uba wowe ukajya guhagira ku bintu by'abandi njyewe ndumva rero kiragiye gupfa azapfa neza se ahubwo uriya rero kira aragiye kuzakubitwa inyundo niyo mpamvu ngo umugabo nturya utwe akajya n'utwo abandi akanaturenzaho ahubwo niwe yariye yahaza agiye kurenza n'utwo abandi utwo tw'abandi arashaka abandi bicwe n'inzara ushobora kuba baraga bicwe n'inzara ko nari ikigori sibyo ko nari ikigori baza wumve man njye ngakina kurenzaho amazi kandi mfite arayimvura biransa gushaka nari amazi y'umugezi nkarenzaho amazi saha ataba ni hehe ahubwo ni wawe ahari ariko nayimvura byumve nayimvura kandi ntabwo kubera ko utazi uko ategurwa ntabwo uzi ko ategurwa ntabwo nzi kuyategura waba usanga arayimvura nereka ntabwo ari ngombwa ngariye kuba arakora risaki niba yambaye ahubwo we yinjiye mu rugo nasanga arayimvura amenye ukuntu yategura ahubwo kugira ngo agire urumva banza urumva ishingiro yo gukora research kugira ngo umenye amazi yanjye y'imvura uburyo bayateka ubundi utize wamenya wigira iwawe nase ujya mu gasozi wigira iwawe ugiye kwigira ahandi rero banza wumve ikindi bashaka kuvuga muri kucyumva twumvise utarize ntacyo wamenya njyewe niba mbibona ko njyewe ibyo nibyo nabonye reka tubifate y'amazi y'imvura akatubifate nk'umwana wenda ukivuka ubwenge wenda avukana sibyo ni ubw'umubiri bisanzwe sibyo ariko abakeneye no kujya mu ishuri akagira ubundi bwenge amenya njye y'amazi ubwenge turabuvukana nyine kw'ishuri dukurayo ubumenyi njye y'amazi ndabona ko ari ay'imvura siko bimeze kandi ndabona ko amazi y'imvura si ayo kunyobwa ariko nzi neza ko niba ujya kwa Pasi afite amazi y'umugezi ahubwo ningera kwa Pasi niba ushobora kumbwira ati urabizi buriya aya mazi mweye nubwo mva ko ari umugezi aya mazi yari ay'imvura ahubwo nyatunganya gutya niba ushobora kumpa urugero rw'uburyo ngomba kujya gutunganya amazi wacu ariko ijambo avuze ryiza ariko ari gukunda kukagarukaho ahubwo kira we agiye mu rugo rwa runaka kugira ngo uriya mugore wa runaka amwigishe urumva ko kira we
iwe byamucanga byanze akandi kanavuze ngo utarize ngo ntiwamenya agiye kwigira none byarangije amenye kuko icyo yamenye aragifite urumva aragifite none byarangije yewe utize hari ibyo wasimbutse ugiye gusubira inyuma icyo gihe ngiye guhugurirwa cya kintu ngiye nizana ngiye kugihugurirwa ahubwo wowe niba warize wagahuguye abandi ahubwo wowe yumvikana n'umuswa oya warize ariko ntiwamenye mu by'ukuri wowe amaze guhita ufata seritifika uko urayifite none ugiye gukoresha ya seritifika usanze nta kintu uzi bivuze ko ntabwo wigeze umenya icyo gihe rero iyo utamenye ubwo wasubiye inyuma hehe hariya kandi bitemewe wowe kuki ukoresha ya seritifika y'ibintu utigeze umenya ugiye gushakira ahandi ubwo urumva utarangije gusubira inyuma wasubiye inyuma kandi muri bya bintu utemerewe ahubwo reka wa wundi uri inyuma yitambukira aza gushyikira agera ahantu wicaye yesi wa musore akomeze yishakire anagukebura ku bwacu dore bagenda batwara umusore wakoze risaci ahubwo nakurunguruka yuko wowe ahubwo azazi iwawe agukosore cyangwa abakunzi bajyaho rero biragaragara ko kira senta yemeye uracyatera igeri rero iki kiganiro tugisubikira ahangaha ndabona ibintu bibaye birebire namwe aho hasi muri komenti mwemerewe gushyiramo ibitekerezo byanyu mbibutse ko umuntu ufite inkuru idasanzwe ufite se ubuhamya ufite se ibiganiro byubaka sosiyete nyarwanda cyangwa se n'isi yose muri rusange upfa kuba nta muntu n'umwe usesereza duhamagare kuri 0788259948 cyangwa se 0780 ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao turabakunda cyane ciao Jado Artist Official ku isonga